ubwo ntabwo ubaye umunyamakuru, ubaye wowe, uvuza amarangamutima yawe, ntabwo ubaye professional. Kuba ari intare ntabwo biguha uburenganzira, ndetse kuba ari muri position ya faiblesse ntibiguha uburenganzira bwo kumusanganya. Icyo gihe nubwo wowe waba uvuga ko amubuze, perutse no ku hari n'igihe muri bamwe mu basitari bamwe bari bari gukurikiranwa, hari ubigeze kuvuga ngo yemera kuki ngo yamusanze ku muhanda aramugura, ahubwo hariya naravuze ntari kubita taxi akurikiranwaho icyaha cyo kugura, kuko muri human trafficking birahanwa, ntabwo wemerewe kugura. Ibyo ngibyo babyumvise, kwishyura. Uraza kumfasha ndabigusomera neza uko itegeko ribivuga. Ariko ubwo ngubwo wowe utekereje nka wa wundi n'ubundi wavuze ngo kanyigemuriye, ngo niko kanyizaniye, akwizanira apfa kuba ari munsi ya 18. Wowe mukuru ugomba gukoresha ubwenge uko ugiye gukora imibonano mpuzabitsina nawe n'umwana. Icyo gihe itegeko rivuga ko wasambanije umwana. Kugira ngo byumvikane, kuba ari indaya, kuba aba wenyine, kuba ndetse ishobora kuba yakwikuruye yakwizanira yagusanga uri muri ghetto yawe, ibyo yakora byose. Mutekereze akeneye kudasamba. Inshingano ziri kuri wowe mukuru. nkibaza ngo muratekereza iki habaye hajyaho nk'umushinga w'itegeko se rikumira uburaya mu Rwanda? Tekereza n'icyo icyo mubwire icyo tutekereza, bamwe akanya gatoya ubushobozi ariko bibona hafi cyane. Ariko icyo namubwira muri human trafficking, ibyo ngibyo bizamo nka exploitation, kirazira. Hari ibikorwa exploitation, gutanga ikiguzi ku mibonano mpuzabitsina. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe ujya kugura nawe itegeko rero. Urabona hari igihe abantu bari ku muhanda kuriya, wabwirwa n'iki ko ari meneri kandi ari ku muhanda. Urugero nk'abari abana bo mu Bugesera bari barigise musubika simabara, bari abana hafi ya bose iyo kuvuga ntabwo mwayibwira ibyo ngibyo kugira n'ikemeza musubika simabara, ariko niyo nabikora pe ntabwo twese gusa isi yose reka baza twagorora aho ngaho. Ubundi akantu gatangaje ngiye kuvuga, byari kuba ari ubupfura ugiye ukengera meya ukavuga ati aha hantu hawe hari isima, ariko gukwirakwiza bw'urukundo simabara ukabivuga biteye n'agahinda n'abantu kumva ari inkuru ushyiraho komantere buri gitondo ukabivuga ukabitsindagira. Tekereza muri bariya harimo abantu bawe ubiripotinga, noneho ikibazo se ni bande? Ni bariya bana? Ikibazo ni bariya bana cyangwa ikibazo ni abasanga? Ikibazo gihari ni uko icyaha turi kugisunikira kuri ba victime n'ubundi. Iyo niyo myumvire tubasaba ngo buhindure, mwisunikira ikibazo kuri ba victime, ahubwo mureba abanyacyaha, abakekwa nibo mugomba kureba. Naho bariya ngo nyine bari vulnerable, bari mu bibazo byabakuruyeho, ariko ntibiguha uburenganzira bwo gutekinga kumufatirana mu ntege z'uko nta babyeyi, z'uko hari iki. Ibazaga nyine nk'umuntu wamuguze ku muhanda kubera ko urumva mwana bari kwigura. Uwamuguze ni umunyacyaha, reka bisubiremo, ni umunyacyaha. Reka nsabe muri amakanya nze kubasomera itegeko rya human trafficking, ndicara nishake mbereke ukuntu bahana umuntu ujya kugoye, ndetse munabicikeho abakuru ari hari abahari. Nigeze gutangara mu rukiko umuntu adekaraye ngo yaramuguze ngo nk'abandi bose. Ndibaza ku kibuga batahise bamukurikiraho n'icyo cyo kugura. Turabivuga bibabaje, birababaje. Ibi tuvuga utekereza ko umwana wawe ashobora kubamo, sibyo? Ashobora kubamo. Akoze nitwa Jean Pierre, umunyamakuru w'Inyarwanda.
Nshaka kwanza gushira Dr. ku kiganiro cyiza aduhaye. Ikibazo mfite kimwe muri no bisi hamwe n'ino era ya social media. Bamwe mu bafite araza kwita yamaze gukora ibiganiro mbese yakoze press conference yatuganirije yatubwiye ko umugabo yamuhohoteye cyangwa se niba ari n'umugabo yavuze uko yabanaga n'umugore we mu makimbirane bumvikana duha rimwe na rimwe ugasanga kuri social media nyine bafashe uruhande wakundi yavuze ngo urukiko rwa rubanda bitewe n'ibyo umugabo yavuze cyangwa se umugore yavuze rimwe na rimwe ugasanga nyine ntamwe nari ntekereza ko namwe biriya biganiro ubanza kubyumva ziriya komantere media igira bitewe n'ibyatangajwe na bariya ba victime hari igihe aza wenda mu gusobanura akagira ibyo atavuga bitewe na pressure ya social media. Bakoze reka mubwire abo babonye byabujije impara gucuranga n'ubwo nyine ni ukubanza kwigira mbiza kuri sosiyete kuko namwe nyine abaha views sibyo ni ukwigira mwiza kuri sosiyete bazi ko ngo buriya social media zitera icyugazi zitera pressure umugenzacyaha ubushinjacyaha cyangwa umucamanza twarabisobanukiwe biriya byose urabivuga ndetse mu byo uri kuvuga uri gutangamo ibimenyetso ni byiza cyane ariko ntacyo bimaze ni ukwigira nyine mwiza kuri sosiyete ariko ntibivuza ko niba ukurikiranwa cyangwa se niba udakurikiranwa nuko namwe nyine azi ko muri bitangaza ijambo nuko babizi ariko icyo nakubwira nuko perception dufite hano tugomba kwiyumvikana kimwe hariya dufunge kuko afite mikoro mwaka byaba bigoye. Hanyuma ingingo ya 24 ku itegeko rirwanya icyo bita human trafficking ibuza gutanga ikiguzi agamije imibonano mpuzabitsina. Ibyo bivuga iki? Yego iryo ni itegeko riranahari. So hari abantu bumva ko ngo yaguzwe mu uburenganzira monsieur bw'icyaha cyangwa n'amategeko n'ibihano biraremereye. Niba hari n'umuntu muherutse kumva wavuzwe cyane akurikiwe kimwe muri ibi byabo ngira ngo rero bafatanya ibikorwa meza ngira ngo ibi byinshi ni bike muri byinshi na inati bibenga kugira ngo dufatanye urugamba rwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana rwose tubifatanye tubivuge bigisha abantu tubirwanye dutanga amakuru ntitugire uwo duhishira dusesengura tudasesereza twibuke guhishira victime ndetse tubashishikarize kugira ngo mwakoze tubaye Isange One Stop Center mwana district ubashishikarize bajye kandi iriya Isange mwabonye ni Isange y'abantu bose si y'abagabo cyangwa se si y'abagore gusa ni iy'abantu bose bahohoterwa bafite ibibazo bya GBV harimo no gusanganya abana. Niba hari umugabo uzi uhohoterwa mu rugo rwe umubwire tutuvuye ku Isange ugende utange ikirego. Ntabwo ujya gutanga ikirego ngo umugore araguhohotera, ntabwo ari intege ahubwo ni ukwirinda ibyago byavamo. Nawe mugore uhohotera ntabwo ari ko zubaho utanga amakuru ugende rwose utanga amakuru. Ibyo kuvuga ngo niko zubakwa bakagukubita bakakubona umugenzi wawe yakubaza ngo nase ku idirishya oya pe. Ikindi nababwira ku Isange barabakira hari akagani hanze abantu bavuga ngo listen you don't judge. Ntabwo tuzagucira urubanza turakumva tukagufasha nta rubanza tugucira. Rero ntihagire umuntu ukwiriye kujya atinya kuba yaganiriza umuntu. Byose murakoze rero cyane kandi twongeye cyo kumenya yuko ko ari right ntabwo ari right. Murakoze.